paka mwaguse Godifa ndanabihazi please ndakuboroka kufite inyinya zitatu uraboroka umugore wawe bikunde madamu kandi yes Godifa umva mwabantu mwenje nje gushimira Godifada nimugoroba ugira umunwa yandemeye ntukavuga umugisha amabanga y'urugo ngo nanjye no nk'umupfuri uwo ngo tudubi amabanga y'urugo uzagiza kuyavuga hano oya nose kuba wandemeye si wamaye gift kuri anniversary yanjye mwabantu mwe nujije imyaka 19 uyu munsi kuri 16 oh my god umvana Godifa 19 ako gahanga n'agahanga k'imyaka 19 umuntu imyaka 19 afite umutwe ungana ashyiriremo agafoto ukagira n'inyinya zitatu ariko shura cyari mutoya Godfather yankubwiza ukuri Joyeuse nanshimiye bebe kandi wabona afite imyaka 19 bya nyabyo ifoto nayifotoje nimugoroba ayiwe nibyo mwambonye ukuntu nabaye icyuki oya sako nifite icyuki ndikwitegereza kingana kuriya bafite icyuki ariko Joye cyangwa ufite 49 hari tarano twibuka ninde ufite 19 ahubwo ni 91 wayifashe nabi akoze murabura kuma ama gift igorata shirimo guys uretse gato uyu munsi ni anniversary yawe anniversary yanjye ese BYB wazamutse BYB azamuka ko ari kiva kuri nyamunsi zabuka ndumva gusabwa hano hejuru ntacyo fata we uraza kubona umwanya se vuga ngo uriho ukuntu gita kirakara uzi ukuntu nijoro navuze ngo ndagerageza yahise avuga ngo sawa reka nigende ni ukuri ke njyewe ubonetse muri anniversary yanjye mana ni ukuri ko Imana wumve ko nakishima yo baba kose sweetheart muhoza chérie merci nyamara mva nyamara ubyutse neza mumbare mumbesi munkorera icyumweru mbese Joye baramwibariza akabazo wari ugiye gukora ubukwe ufite imyaka 19 imyaka se n'ishyingirwa nyine nese mu Rwanda legal age ninga ahubwo nayo mfite 18 umuntu yemerewe gusezera afite imyaka ingahe mu Rwanda bivuze ngo ubu ngubu ni bufashe irangamuntu nese yaragiye gusezera afite 19 Bona Emelove mutange guca ibintu bikomeye Emelove thank you so much iki nashyizeho urabonye ko washyizeho goro nyine aka gahinda nakamarwa n'umuntu umwe gusa umuntu wamara kano gahinda n'umwe ninde njyewe thank you ni Joyeuse ariko mana muhoza aranshimishije kiriya kintu amaye pe Joyeuse suva muri wanyara wavuye muri wanyara ariko shangere bafite 0 nta wandebara ese ko nta wakwikandaho ari gusa natanga amagifte ngo bikunde urashaka kumva Godifa account yanjye bayibaninze wakira thank you Keza thank you Kame na Berame mwimenyekanishe murakoze ariko mwaba kabano grand friend abantu mudaforo narababwiye thank you abantu mutaforo inzi account dori ya yindi bayihaye nyina kuganira kuyizamukaho nyuma y'iminsi ngahe umva abantu muri hano mwansabiriye umugisha Godifada ko nimugoroba yandemeye koko mwakore umugisha ubugiye kandi mu umugisha bakore muri gold soma niba soma
nsoma ya nsoma ako do sigaye mfite amenyo meza. nsoma ndebe sheri. Okay, ariko Godifa ubu nzabivamo ko urambwira ngo ngusome. None se sunkunda Nese nimba ngukunda ngiye nzabivamo koko ngo nsoma. Yego ko nyagasani. usubishakaho ntabwo Godfather. ariko Joye bebe ubuse Godfather aguteye inda. Godifa ayine naribi. Urabona mwabyara umuhungu cyangwa umukobwa? Wabyara umuhungu. no urumva iki Wamwita nde? nesa umuntu aravuze hano ngo ni nyamunsi. ngo mwabyara iki ahita avuga ngo ni nyamunsi. Cya nyamunsi kabisa. Abantu barihuta kuvuga yewe. Ariko nibyo Godifa si uje ukunda kwita abantu ba nyamunsi. Ubu umwana mwamwita nyamunsi. Godifa tuzakora agasesa tumwite nyamunsi. bagira ngo bamwita kaza mutwe cyangwa imbarigi. Ngenda kubwiye ngo Godfather hano hari umuntu uri kukumvira inyuma. Akantu kose uvuze agateraho comment none muvuze gutya atavuga ngo ubwo mwana ni nyamunsi. Kandi ndamuzi uwo muntu. Umuntu uramuzi. Ngo nyamu no kuri bebe Joye Ay, cyushanya. urumva Nesa narimo ndashaka aho byanditse nkahabura kumbe umuntu wavugiye muri inyuma. Ego muhoza ko yisize insenda. umuntu wese Keza ngwino muhoza ameze. ngo uva ngo bamwita ubwangati. ariko se akoshe kobwa yanjye Muhoza. Merci bubu, merci. Iki cyumweru ndabona nkibyuka we. Ya micanga ishizemo mu maso. Ishizemo idashiramo se. Ubundi ngiye gusinzira. Joye ngira tuye tuganira tugisha ukuri no tube seri wari seriye mu bukwe cyangwa waratwikaga? Serious nari seriye kandi seriye ubyumve nari seriye. Aho niruka Wari serieze muko. Oya nabikoze mbishaka kabano ariko ntugagora umwana wanjye niko uratavuga ko wari seriye bya seriyeze bireke wari seriye. Aho ikibazo cyaba kuba seriyeze naho kuvura seriye ko nari aho ni sawa byo kumura mu gihe seriyeze seriyeze abantu iki abantu Koga ntago aba seriye aba serieze. urumva Seriye urayizi. nari seriye ni ukuri ariko Imana yaranabaye. none se seriye seriye ni iki ubundi? Nyine seriye ni seriyeze numvaga seriye bisobanuye seriyeze. Seriyeze ni iki rero? Nyine seriyeze Ibyo bro. Seriye yumva bisobanuye. Reka nguhe ubwanga. Rwose bro. Mirodo bedo. ariko ni ese reka nkubaze Joel. Abantu mutapinge bakimutapinge Za nyamaswa zitajya zireba hejuru ibyazo bigeze. Inyamaswa zitaje zireba hejuru. Ingurube. Bivuga mu izina ngiye kubera zitiranwa n'imodoka. bazita mpungu mukiza. Indyohesha birayi. Ni mpunzu mukiza. Ingurube bari kuzinshakira. Joye kubera wansekeje reka nguhe ubwangati. Ingorata nukuri. Oya ariko munandebe mu nkunde mu mwumve ko mfite anniversaire uyu munsi. Mu mama gift dore ndi kuri pano ya sheri wanje. Urakumva? Abantu njyewe mana yanjye Godifa. None se ubuzorora ingurube. Rero reka mbabwire ukuntu ariko se Kuyo umuntu yoreye inka ari 3 abi inka ya 4 ngo we bizagenda bite? Ni worora ingurube 5. Ase mwaretse.
ndashaka kugura urugurube runini mwumva ukuntu nabitekereje nyine runini ku buryo ruzahita rubyara noneho ntabwo ingurube ibyarira bwagura irabwagura. ndashaka kugura urugurube runini rugahita rubyagura ibyana byinshi byagura cyane muri comment Agereka babarira ntabwo ngiye guturika mu gitondo byagura. ubwo nananiwe gusinzira uretse gato muri comment abarimo abantu bafite ibibazo ngo none siruzi ngo mwana ngo nibyo urisuge mwana buri muntu aba ibibazo ngiye kubisubiza rimwe kabiri gatatu ubwa mbere n'ubwa nakwanze nsigaye isubize twumve. yewe ndisugira imwe ndisugira gatatu muzongeye kubimbaza impamvu nanjye kubivugira Ntabwo nifate wamucika. ifate uze kubimbwira mbabwire ukuntu naraye ndota naraye ndota ngiye gukorera akavidewo keza nande uri kumwe nande njye naraye ndota nshaka gukora akavidewo ka keza ngo mvuge ukuntu mukunda ariko mwamuzi ukuntu keza ari umuntu mwiza mw'abantu mwe akavidewo karakange yahise ngo agiye gukora akavidewo keza none ngo nanjye nagize oya njye ni akavidewo njye nagombaga kandi n'ubu ndagakora cyangwa kavuga ngo iki simbizi kavuga ngo iki kavuga ukuntu nyine keza ni umwana mwiza ku mutima n'inyuma urumva ndashaka gukora akavidewo keza joye zabivuga ibyo gusa ko keza niwe uzaba marene wawe yes oya keza kunkunda byonyine ubwabyo birahagije ntabwo wakwifuza ko yakubera marene njyewe irunga jaye reka ratangufashe nkunda keza ku rwego rwo hejuru ku buryo ukoze ubukwe na Godfather nkoze ubukwe na Godfather ninde wakubera pare ninde akubera marene keza mbera byose yakubera na pare cyane ubundi pare uzi icyo ari cyo nyine ni umubyeyi wo muri batisimu wiki umusekasi none se uzaba wakoze ubukwe uzaba uretse se wumve none kuba wakoze ubukwe keza niwe wari umva irunga ngo keza niwe wari umukomisiyoneri niwe waguhuje na Dr. M aho wavuga isha tumenya amakuru mbavu zangu yanga kuba ari umuntu ariko without ikintu ashaka kukubwira Joye uretse gato wampaye ndakwisabye rero iyo ndashaka mpereza nimero ya Dr. M muhamagaye abese ubwe ko wamutwaye ubundi wasanga umubeshyera ahubwo ufite ikindi kintu mwapfuye ariko none ubwo ndaba mvuyeho kugira ngo nyiguhe se ariko oya bireke ntabwo bisaba kuvaho oya byihorere Godfather nakwandikira uhita ukandamo urahita ujyaho Joyeze nta kintu yavuga atari kuvuga keza mu guhamagaye kangahe ke rata uramwikundira keza nanjye ndagukunda uri umukomisiyoneri hajye Joyeze uriya mugabo uriya ngo niba ari Dr. M umva mbabwira banza wumve Dr. M ni umuntu wakangaye mwari mukundanye umuntu wa mbere badukonganye byanyabyo abandi ntabwo byari byanyabyo umuntu wa mbere nakunze ni Juno ese ubundi uretse nakunze ni Juno ntiyankunda Juno wamukunze umubonye kuri televiziyo namubonaga kuri televiziyo aho nakoraga nyine barebaga indirimbo ze narebaga nyine indirimbo ze ndamukunda ndagenda iriya ndirimbo nazubaye
ubu ndumva nazubaye umwana yanyihaye icyo mpfa yakinaye rubanda banyihaye mana nabara ariko ndanezerewe iri joro basi umutima wanjye uranezerewe kabisa muceceke twumve nukuri kwibana nyine kuva icyo gihe nareba iyo ndirimbo ego ese umva niyo ndirimbo ya mbere nari ndebye niriya ndirimbo bita ngo anachukua anaweka wa nyibona Juno nibwo nahise numva nyine nkwiye naramukunze byatari numva guhera uwo munsi najyaga kureba indirimbo nkareba indirimbo ya Juno nyine urukundo mwiyumvamo ndagenda mwiyumvamo naho nakoraga barambwira ngo ninongera kuvuga Juno bazanyirukana kandi koko byarangiye banyirukana ngiye mavuye waramuvugaga none se uretse gato wamuvugaga gute nyine yavugaga nkunda Juno nzahura na Juno nyine urumva nyine mfite ukuntu mpita nigirira cya confidence urumva cya confidence subiramo oya simwabyumvishe se komeza rata confidence bisobanuye urumva komereza nyine nkamuvuga nkanirwa mucuranga noneho nawe mfite gatushi irimo mimiro kadi urumva nkamucuranga nyine bigatesha umutwe ahomba bakambwira ati bazanyirukana birangira bananyirukanye kubera nkunda Juno babuze umukozi barakwirukanye ibyaye baranyirukanye nyine njya gushaka akandi kazi hano i Nyamata mu Bugesera mbona akandi kazi hashize amezi 3 mabuja arambwira ngo ararwaye ngo wenda gupfa ngo nimufashe ngo nze murerere abana ngo musigaranire abana nsubirayo nsezeraho narindi nsubirayo noneho nyine ndagenda mfasha wa mu mabuja arurwaye ariko arembye ariko akajya ambwira ati Joyeze mbabarira unkure Juno mu matwi buri munsi yahoraga bimbwira ngo Juno Juno afite n'ahantu mu rugo noneho nyine ndabakorera nyine bakajya bahora bambuza nanjye noneho ngera igenda arambirwa navuga aba bantu banesha umutwe ngo ndeke Juno nzamurekane ntago namureka mpita njya ahandi ndahava ahandi ndasezerana njya ahandi ngeze ahandi noneho nsanga hari umusiribatere hari umukobwa w'umusiribatere wa murumuna wa mabuja mubitekerereza story yanjye yose ukuntu byatangiye n'ukuntu byanjemo mwana we aranyumva atangira kujya mfata nyine utuvideo twa TikTok ndangije nyine akatumfata akadupostinga nyine mvuga ngo nkunda Juno namukundaga nkamubyinira mwana we ntacyo nakoze ngo Juno ngo nawe akaja postinga mana yanjye bwa mbere uba yagupostinze rero bwa mbere wumva ngo yagupostinze wowe bwigenge narabyinnye nari mfite amabere mumbabarire ndakubabwiza ukuri nari mfite amabere manini icyo gihe narasimbutse uretse gato wari ariko nawe ngo duse ntabwo ari ukubasetsa ni ukuri narasimbutse ibere riravunika warasimbutse Joye wagiye umbabarira ibere riravunika ariko shawa reka tukaryama kweri mbega igitondo uretse gato ibere riravunika byavunikiye kumuku Godifa byandi byawe wiha kumanura aho umanura none nakurakarira bimwe ibere rikavunika amazi umva rataje byavunikiye njye mfite amatsiko yaho byavunikiye akari umuntu wangaje wezi kweri
Okay, akavideo babigwaye yabipostinze. ntabwo Imana yakubabarira. bakajya nyine banyeka ngo yapostinze sinzi ibyo ari byo, ariko noneho aho ngaho naho nari yindi baje kurambirwa Juno mu rugo. Kabiri noneho ndagira nanjya gusenga Imana yanjye mfashe umuze na Juno. Ubwo icyo gihe nari ngize imyaka nendaga kuzuza 16. Wiki? Nendaga kuzuza 16 kuko twahuye mu kwa munani ku itariki 25 ari ku wa gatatu saa 6 z'amanywa. Duhurira hano mu mujyi wa Kigali. Ureka guhura nawe ariko suri rukanswa niki urukugurukana niki warabyinnye ibere riravunika kubera ko icyo gihe ufite amabere manini rero byagiye kugenda gute kugira ngo abe mato? Ntago nari mfite umubyibuho ukabije. Rero iyo ufite umubyibuho ukabije nyine ibintu byose birabyibuha bikaba binini. Nukuri byo mbabwira nukuri. So hanyuma aho ngaho kuki batangiye kumurambirwa? Impamvu nari mfite gatushe irimo indirimbo za Juno gusa n'aba DJ bahari imurambo ugiye kubabaza ngo Joyeuse yazaga gufatisha izindi ndirimbo, yazaga gufatisha indirimbo za Juno agahora azabaza indirimbo yasohotse. Nari mfite memory card, uri kumva? Memory card ya buri genda nyine mfatisha indirimbo za Juno. Ubwo rero ba Mawoja na Boss babyukaga ndi kuririmba Juno nateretsaga telefone hariya ndi kuririmba Juno nabo nyine byaje kubara nyine aho nakoze hose nkunda Juno nyine namenye Juno. Bagiye nyine bamurambirwa bitewe n'ukuntu namuvugaga. Murakoze ko mu mutima abantu mu nkunda munyifuriza isabukuru nziza y'amavuko, kuko uyu munsi niwo munsi wa mbere ngiye gukora anniversaire nkarya keke. Nkarya keke nari bibeshye mu mbabarire bikumva. Ubwo nkomeze aho ngaho naho bumaje kumurambirwa bumva nyine muvuga cyane nibwo nasenze Imana. Noneho ubwo nyine